TikTok. TikTok ang ito dito. Ngabi na kuchana TikTok. Ya yo pomola. Ile mkono haikwake na kaza. Yetana kabe. Ile mkono ni ya bongo hii. Inakatika. Siniba mingi. Basi mtu mwenyewe atakumandia hata kama ni napeseka tu. Na saki munguna za penza na saki te akabi ngomba wa ya saki wana aspota kiri tina barriere na bisa bapema ya barriere wana Bonde unasema je? Longwe deja Ano bonde? Wana bata magumu nyonso tu bata pete ya minene ya rouge babuki yango lelo bamwana bazokita depa atu nyonso na nini nke spécial nyonso tu baza na kati ya progression ndambu kaka vers nani Mubambiru donc progression ezaka maleme na kati nzela Jimela mwana utiwaki yango yona Pardon. Ba unité spéciale nyonso bamwana baza na kati ya kita wana eza vers Mubambiru donc depa Mama karibu tuwapare na paisi. byo abaturage bagomba kumenya muri kino gitondo cyane cyane ko umujyi wa Rubavu wegeranye n'umujyi wa Goma. Freddy none twagarutse. Freddy uratwumva? Ndakumva neza Maurice. Yes, Freddy, impamvu twakubwiye ngo ugumane na meya nuko amakuru ari kuva mu burasirazuba bwa Kongo hano mu mujyi wa Goma aravuga ko hari amasasu yugarije abaturage ba mbere bafite ikibazo bakaba bahisemo gutangira guhunga. Nibyo koko niyo makuru hari byifashe bite? Niba ariko byifashe, ese akarere ka Rubavu ubuyobozi bwiteguye kuba bwakwakira aba bantu gute? Nibyo Maurice, amasaha ku munsi w'ejo n'ubundi yiri wavuga none bigeze mu ijoro nko mu saa 2 saa 3 araceceka kugeza mu rukerera na saa 12 n'igice nibwo hongeye kumvikana imbunda ziremereye. Ubu mu gitondo niko byari bimeze. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Bambiro. Ibyo rero nk'uko twabigarutseho n'ubundi ku munsi w'ejo byatumye bamwe mu batuye umujyi wa Goma bagira ubwoba, batangira
kuza hano mu Rwanda ariko babandi bifite bambuka mu buryo bwemewe n'amategeko. N'ubu ngubu nk'uko mubibona turi ku mupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ko imipaka ifunguye, tunanyomoze n'amakuru ari kugenda anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga avuga ko imipaka ifunzwe ihuza Gisenyi na Goma irafunguye. Gusa uko ubibona abinjira hano ku mupaka munini nibo benshi kuruta wenda abajya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urabona ko abajyayo ni abajya gukora imirimo iciriritse, babandi bafite ibikorwa binini by'ubucuruzi bo urabona bikengeye basa nkaho bagumye hano mu Rwanda. Imodoka zitwara ibicuruzwa ubu ngubu izirimo zambuka ni izifite plaque ya Kongo, amakamyo afite plaque z'u Rwanda zo zagumyanga, ariko n'izindi zaturutse mu bindi bihugu byo muri aka karere nazo ziri kunyura hangaha zambuka. Ariko kuri Petite Barriere ho hari umubare w'abanyarwanda bo ubona ko bo ari benshi binjira muri icyo gihugu. Ariko kuri umupaka munini urabona ko abinjira wenda kameramani abidufashemo nk'uko byari bimeze ku munsi w'ejo, nabari kwinjira bafite n'ubundi ibikapu kuva na mu gitondo twababonaga, ubona ko nabo basa nkaho bashaka ahantu baba bari bareba situation uko imeze muri uyu mujyi wa Goma uri gusatirwa n'imirwano. Bibyo ndakumva. Yego urakoze cyane. Nagira ngo utubarize meya, dufite umugisha wo kuba turi kumwe nawe aho ngaho. Birashoboka ko wowe urimo kubivuga urebesheje ijisho ry'umunyamakuru, ariko nk'ubuyobozi ibyo ari byose, ese hari wenda abari baza ngo begere ubuyobozi bavuge bati twaje tubaye tuje, ntabwo wenda twizeye umutekano wacu, nk'uko wari ubivuze unadusabire kameramani agerageze gufungura kamera ye kugira ngo turebe neza. Naho zirimo ndabona hari abarimo kwinjirana amavarize, nk'uko wari ubivuze uti abagerageza kwinjira ni babandi bifite bashobora kwinjira mu buryo bwemewe n'amategeko bakoresheje impapuro zibemerera kugenda. Meya, mu ishusho noneho cyangwa se yego mu jisho rya politike ry'ubuyobozi byifashe bite? Baduhe ishusho. Nibyo, ndi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu ni Murindwa Prosper. Ubwo mu gihe turi kuba tuganira nawe kameramani araza kuba agerageza twereka n'andi mashusho ari hano ku mupaka. Ikaze muri Waramutse Rwanda nyakubahwa meya, turagira ngo mutubwire ishusho abanyarwanda baramutse bate inyuma yaho kumva urusaku rw'imbunda ziremere zivugira hano hakurya ku mirwano isatura umujyi wa Goma. Ese ko tubona hari abinjira, hari abari kubabwira ko bashaka ubuhungiro, cyangwa niba abandi bakijya mu mahoteli no mu miryango uko twabiganiraga ku munsi w'ejo? Yego murakoze cyane. Akarere ka Rubavu karatekanye, haba mu mujyi haba no mu gice cy'icyaro, kuko tuba twavuganye n'abayobozi baho. Abaturage babyutse bajya mu mirimo yabo y'ubuhinzi n'ubworozi, mu mujyi bari mu bucuruzi, abanyeshuri bazindutse bajya ku ishuri nk'ibisanzwe. Kandi n'ejo hashize twagiye tureba mu bice byose by'umujyi, abantu batinze gutaha, batashye nijoro, ibikorwa bitandukanye, abajya muri za salon de coiffure bagiyeyo na nijoro zarakoraga, ku buryo mu mujyi nta kintu cyahindutse uretse gusa kuba abantu bari gutekereza ku ntambara ibera muri Kongo, bakavuga batari ko wabona abantu bahunze, ariko nta mpunzi twigeze twakira guhera ku munsi w'ejo, nta site y'impunzi dufite. No kuba abantu bari kunyura ku mupaka bakiyongera mu masaha amwe ubundi bakagabanuka, nta kintu kigaragaza ko ari impunzi, kuko abantu basanzwe bagenderana abinjira n'abasohoka. Yes, urakoze cyane. Meya aratubwira ko nta kibazo kugeza ubu ngubu bari babona, ariko se biramutse bibaye, kuko abari kwinjira ku mupaka wa Grand Barriere n'abafite ibyangombwa, uturanye n'uwo mupaka azi neza ko ari igihe bikubita abantu bakazira icyarimwe ari igihiriri. Twagiye tubona amashusho y'iruka ry'ibirunga, uburyo cy'abantu bambukira icyarimwe. Twagiye tubona mu ntambara ya 23 igihe yafataga umujyi wa Goma uburyo ki abantu bambukira icyarimwe. Biteguye gute kwakirira icyarimwe abantu bashobora kuza ari benshi? Nibyo nubundi nari bumubaze cyo nubundi tukubaza. Yego nubwo abantu batarasaba ubuhunzi, ariko mwiteguye gute nk'akarere, kuko uko ubona n'ahantu bigana birashoboka ko byaba, urabizi ko no mu bihe by'imitingito nako niko byagenze. Ubu ngubu ingamba zirahari z'uburyo mwakakira impunzi mu gihe zaba zije? Murakoze.
Ntabwo twigeze twitegura impunzi kuko nta hantu twazishyize. Icyakora duhora twiteguye kuko inzego zacu zifite kwishakamo ibisubizo mu gihe cyihuse iyo ikibazo kigaragaye. Murabizi ko atari ubwa mbere igihe biza byatewe n'imyuzure ya Sebeya biba twakiriye abantu benshi kuri site, igihe haba umutingito, igihe kirunga kiruka, ibyo byose byatwubatsemo imbaraga zo gukemura ikibazo mu gihe gitunguranye. Ariko na za ministeri zibishinzwe Minema tugira abafatanyabikorwa, icyo gihe iyo bigaragaye ko umubare w'abantu ubaye munini duhita twifashisha ibikorwa remezo dusanganwe. Yes, urakoze cyane Freddy. Birumvikana ko hari ibikorwa remezo bisanzwe bihari, ibikorwa remezo nk'amashuri n'ahandi. Dufite amazi, dufite ibigo bitanga amazi, bitanga amashanyarazi, ikigo gitanga ubuzima, ibitaro bya Gisenyi, ku buryo abo bose duhita dushyiraho uburyo bwo guhuza amakuru no guhuza imbaraga. Freddy, twakomeje kubona nk'uko wabitubwiye uti ikigaragara harimo harinjira benshi ugeranije n'abarimo gusohoka bajya i Goma. Haba hari uwegereye ubuyobozi akavuga ati ngewe nje gukiza amagara yanjye nimumfashe? Ese hari ababegereye bavuga ati turashaka gukiza amagara yacu? Kugeza ubu nta muntu wigeze atugezaho ikibazo, ku buryo n'abinjira bajya mu byo bahisemo. Hari abajya mu mahoteli, hari abafite imiryango hano. Nta muntu uraza avuga ngo ndahunze ni mu buhungiro. Amahoteli yuzuye cyangwa aracyarimo imyanya? Amahoteli arimo imyanya n'abantu bakomeje kuyasura, cyane ko biri kwegereza no muri weekend, ku buryo nta kintu kigaragara mu by'ukuri. Kandi hari n'abari kuza bakanasubirayo, muze kubireba neza, ku buryo bashobora kuba batereka tube tugiye hariya turebe uko bimeze turongera tugaruke. Ariko n'ubundi umujyi wa Goma nyirizina kuba abantu batarimo gusohoka ari benshi nk'ibisanzwe. Freddy, haba wenda hari amabwiriza cyangwa se inama yagiriwe abatuye uwo mujyi wa Rubavu wo kuba bahagaritse wenda ingendo ziberekeza i Goma, cyangwa ni impungenge abaturage ubu bwabo bagize bagabanya gahunda zo kwambuka? Yego, tuganira n'umuyobozi ku munsi w'ejo n'ubundi yari yavuze asaba abaturage kugira amakenga, ariko twakomeza tukamubaza kuba kuri Grande Barriere urabona ko abambuka bagabanyutse, ariko uhoze umbwira mu kanya ko Petite barimo bambuka. Hari ubutumwa murimo mubaha by'umwihariko? Ese niba buhari ni ubuhe, cyane cyane muri iki gihe umujyi uri gusatirwa n'intambara, ndavuga umujyi wa Goma? Icyambere turasaba abaturage bacu bajya muri Kongo gukoresha imipaka yemewe. Ni Grande Barriere na Petite Barriere basanzwe babizi. Icya kabiri ni ukwirinda kujya ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abanyarwanda ntibagire ingendo zijya muri Kongo zidakenewe, ahubwo banyure ku mupaka ari uko bazi icyo bagiye gukora. Kandi abayobozi baba ku mupaka, baba ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo, bababwira amakuru ari muri Kongo ku buryo bajya ahantu bizeye neza ko bagiye ahantu hari umutekano. Yego. Hanyuma ubundi bareke kugendera ku mpuha, bagendere ku makuru bahabwa n'ubuyobozi, kuko amakuru aba ari menshi kandi haba harimo n'atariyo menshi cyane. Freddy, urakoze cyane. Ibyo mucyo n'ubundi wambazaga gira ngo kameramani yakwerekana hano inyuma yanjye. N'ubundi urabona ko hari abantu binjira bifite, ariko nahoze mbona n'imodoka z'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'imiryango itegamiye kuri leta ya NGOs, nabo bari kugenda baza bambuka binjira hano mu Rwanda. Ubwo turakomeza gukurikirana muri rusange ibiri kubera aha muri uyu mujyi wa Goma no mu nkengero zayo. Ubwo amakuru n'ubuyobozi bw'inzego za leta turaza kuba turi kumwe turagenda tuyageza kubakurikira RBA. Fred, reka ngusabe mbere yuko uzimya kamera wimure kamera yawe uve kuri Grande Barriere none ujye kuri Petite Barriere. Uburyo byifashe ubu mpageze, urujya n'uruza ntago ari rwinshi, ariko wenda cameraman yadufashe nibiri kubuza ko bamwe mu baturage bakora n'ubundi ubwo bucuruzi buciriritse, cyane cyane babandi bafite ubumuga bambutse ibicuruzwa barimo babyambutsa hano bagana mu bice bya Birere, nk'uko abakurikiye televiziyo Rwanda babibona. Uko nagenganira rero nanone n'abakozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka n'abandi baraha ku mupaka, bavuga ko mu masaha mu gitondo yego abanyarwanda bagiye bambuka, ariko ntabwo ari benshi ugeranije
nk'uko byari bisanzwe Maurice. Yego aho ngaho se nabwo kubera ko nkuko turimo kubibona ni ibicuruzwa baba barimo kwambutsa babijyana ku isoko ryo mu Birere. Nagira ngo wenda ntubwire kuko urumva ubucuruzi kuba bagabanije wenda abasohokaga bajyanye ibyo bicuruzwa ni umupaka ukoreshwa cyane cyane nyine kuri bwa bucuruzi butoya, byaba ari ukubera se wenda amakuru y'umutekano batizeye. Hanyuma unatubwire niba umuntu uri aho muri Rubavu ashobora kumva urusaku rw'amasasu wenda ruri hakurya y'umupaka. Nibyo nk'uko nahoze mbivuga, urebye n'amakuru yiriwe atambuka ku mbuga nkoranyambaga, ibyavugirwa ku maradiyo mpuzamahanga, yewe ukumva n'ibyo umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatangaje ku munsi w'ejo asaba abanyarwanda kugira amakenga iyo bambutse muri kino gihugu. Urasa nkaho ubona ko abaturage nabo izo nama bari kugenda bazumva banga kujya gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ariyo mpamvu ubona ko uyu munsi umubare w'abambuka umupaka wagabanyutse ugereranije n'ibisanzwe. Ku kibazo rumbaje rero kijyanye n'urusaku rw'imbunda, iyo uri mu bice byo mu mujyi Grande Barriere na Petite Barriere ntabyo ndimo ndumva, ariko hari ababa batuye mu bice bya za Buhaza, za Busigari, ibice bya Busasamana bari begereye ikibaya, bo barakubwira ko barimo bumva ayo masasu, bumva iyo nako urwo rusaku rw'amasasu. Ariko mu mujyi nk'uko byari bimeze ejo ho uri mu mujyi rwagati hari urusaku rw'amasasu wumvaga, ubu ngubu bibyo ntago arimo yumvikana. Abumva rero urwo rusaku rw'amasasu nta mpungenge z'umutekano baba bafite, na cyane ko akenshi iyo bimeze bityo usanga haba hariho n'amakuru y'ibihuha, ari nabyo ntekereza ko meya yahoze arimo kuvuga ko abaturage bakwiye kuyirinda. Amakuru y'ibihuha icyo umuntu yayavugaho nuko bavuga ko imipaka ifunze, ngira ngo namwe ayibonaga ku mbuga nkoranyambaga, ariko iki ni igihamya kigaragaza ko imipaka ifunguye. Murabona ko ibicuruzwa birimo byambukana ibyo byasirikiraga cyane, abandi bakavuga ngo abantu bahunze ni benshi, ntabwo ari benshi. Ni nayo mpamvu rwose, ni nayo mpamvu Fred twiyemeje, niyo mpamvu twiyemeje turakubyutsa mu gitondo na kamera yawe, kandi nawe tugushimire ko uciye impuha. Umupaka urafunguye, nta nubwo rwose nta gikuba cyacitse Rubavu. Fred, reka tugushimire wakoze, ubwo byanga bikunda uko amasaha agenda kuri akomeza kugenda uduha ibigezweho mu makuru abantu bakeneye kumenya ibiri kubera aho ngaho i Rubavu no hakurya muri Goma.